Yes, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza abakunda filime Inzira y'umusaraba. Nizere ko mumeze neza, nizere ko amahoro y'Imana ari gukomeza kugenda abana namwe. Inzira y'umusaraba twari tumenyereye ko isohoka saa munani zuzuye, ariko ubu ngubu hamaze kurengaho iminota igera kuri 25 itarasohoka, hafi mu kanya na saa cyenda zishobora kugera, ariko turizera neza ko iki kibazo baba bari kugikemura kandi bari kucyitaho cyane. Sinzi impamvu buri gihe iyo turi gusatira weekend igenda itinda gusohoka, ariko nkuko mukomeza kugenda mubisaba muri benshi, mu kanya iraza kuba igeze kuri YouTube, muyirebe mwishimye, muraza kubona ibintu byiza cyane. Ndizera ko amatsiko akomeje kugenda ashira, bitewe nuko ku munsi w'ejo twabonye iribagiza bohozwa, twabonye iribagiza asanga cyusa we, kandi nibyo abenshi muri mwebwe mwifuzaga kubona. Ndizera ko rero ubu n'amatsiko menshi mufite, uretse ayo kubona ko ubukwe bukomeza cyangwa se ayo kubona gahunda y'ubukwe ikomeza bagacyusa ndetse na iribagiza. Ni nyuma y'urugamba rukomeye cyane bari bararwanye, buri wese aca mu bibi byinshi, abantu bafana iribagiza n'abakoreye ibiganiro byinshi uyu munsi, abantu mufana cyusa, abantu mushaka ko babana, nagiye mbakorera ibiganiro byinshi kugira ngo mubashe kubureba no gutanga ibitekerezo byanyu kubifuza ko iribagiza ahita abana na cyusa, n'ibindi bintu byinshi cyane bibayeho nyine bo bagahita bibanira, kuko hari igihe bahura nk'uko nguko ugasanga batuzaniye ibindi bintu, ugasanga hagiye hacamo ibindi bintu bitindatinza filime, kandi twebwe dushaka kubona ubukwe. Ubwo rero bashaka ko ubukwe bwihuta, ibitekerezo byanyu birakenewe cyane kugira ngo iribagiza na cyusa babibone, babone ko ari cyo kintu nk'abafana dukeneye, ari cyo kintu dukeneye kubona twese. Ubwo rero munkundiye, nyamuneka ndabinginze, buri wese yatanga igitekerezo cye, uwumva ko yabafanye kuva kera kugeza na n'ubu akaba kibafana, yaduha ibitekerezo akavuga ati tubifurije urugo, mwihutishe ubukwe. Nagiye mbona abantu benshi bifuza abazataha buno bukwe ndetse n'abazambara, barimo Emile Kamarade n'abandi benshi mwagiye musaba. Watanze iyo comment ubwo ari kunyumva neza cyane, abo watanze nabasomye. Reka dutegereze n'ibindi bitekerezo by'abandi, turebe ko nyine biza kuza byiyongera kuri bino, kugira ngo dufate umwanzuro w'abazambarira cyusa muri uriya munsi nyine w'ubukwe, kuko ntago twafata umwanzuro twenyine ngo dushimishe abandi, ariko iyo birenze umwe buri wese aza bivugaho, buri wese avuga uko abyumva, birakura maze tugafata umwanzuro ushimisha abantu bose bareba filime Inzira y'umusaraba. Urumva rero ko ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi tugiye kubona umwanzuro cyusa agiye gufata hagati yiwe ndetse na iribagiza, kuko bari kumwe, bagiye kutwereka rero umwanzuro bagiye gufata kugira ngo twishime. Ejo nibwo hazasohoka episode ya nyuma ifunga icyumweru, ariko ndizera ko iyo episode izadushimisha twese nk'abafana ba Big Family TV. Mbifurije kugubwa neza no kugira igicamunsi cyiza. Filime yo mu kanya iraza kubisohotse, ize kubaryohera aho muri hose. Bye bye.